Injiriye ko mu bintu byose ni sawa sawa. Yitwa Olivier KAVUTSE, twayirukanaga ubwo yari yatuzaniye indirimbo yitwa sawa sawa, yayikoranye n'undi musore witwa Columbus. Yatangiye yitwa Columbus ariko kuri ubu ngubu yitwa Ratajana. Reka ngo ikaze bro. Asante sana. Meze bite? Namahoro. Umurokore tuziranye ufite dreads. Yeah, bro, ariko swagger zawe nanjye vraiment ni hano nza gukora inspiration. Nanjye ndumurokore. Yeah, naje gufata ku mavuta. Abandi n'ubushize iki kibazo narakikubajije, ni gute umurokore agira dreads man? Man, mjemba hanze kwiyogoshesha birahenda. $20 ya buri cyumweru iyo yabitse gurama amata y'umwana y'ameza ngahe. No, I'm kidding. Ariko mu byukuri stress zo kwiyogoshesha mu byukuri ni kimwe mu bintu byatumye nshyiraho dreads. Abantu babizi bazi ko nkiri mu Rwanda na dreads nashyiragaho, ariko ngiye hanze nzishyiraho kubera ko icyambere harakonja, icya kabiri hari birahenda kwantretana umusatsi mu buryo busanzwe. Ariko icyo nicyo gikuru, niyo mpamvu ariko manzi nafite na swag tu. Ubona nafite swag kabisa. Turavuga hanze ni hano nyine nidusoka muri studio. Muri Canada. Muri Canada, muhe mugi? Vancouver. Muri Vancouver. Yes. Hanyuma twayirukanaga watuzaniye indirimbo sawa sawa, ariko ongera utwumvishe. Ubushize warayituririmbiye ariko kuririmba ntibishira. Sure. Nawe uvumura Imana itabumye, nawe urekuwe Imana itaretse, kandi iyo bwije burya buranacya, hari n'ubwamarira bibitwenge. Komera shikama jya imbere, komeza hirimbana. Everybody say sawa sawa, ibintu byose bizaba sawa. Sawa sawa, every little thing in sawa 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 sawa. Bro, you flow ya kubera man, like ni look no yeah. Yes, turi kumwe na Olivier KAVUTSE. Olivier KAVUTSE ko mubona gutya n'umurokore ari mu mwuka asizwa amavuta. Attention, nuze kumwitiranyaho. KAVUTSE, niwe murongo muri Bibiliya uyobora ubuzima bwawe mu buzima busanzwe? So ngira imirongo myinshi, ariko umurongo wamfashije cyane navuga ariko wamfashije mu iterambere ni umurongo wa muri Matayo igice cya 6 kuva ku murongo wa 25 kugera kuri 33. Haravuga ngo murebe uko inyoni ziguruka mu kirere, naho zihinga naho zisarura, ngo ariko ngo nzibeshaho. Hakavuga ngo murebe ngo uburabyo bwo mu ishyamba ngo buriho uyu munsi, ngo ariko ejo bugatemwa, ngo bukuma. ngo na Salomo mu bwiza bwe bwose ntabwo yigeze yambara neza nk'izo ndabyo. ngo ese ngo utungisha inyoni zo mu kirere, akagaburira inyoni zo mu kirere, akambika uburabyo, ni gute atazabitaho ngo abamenye buri munsi? Niyo verse yanjye nkunda cyane kurusha. Iyo ngiyo niyo verse akunda cyane muri ma verse publique yose ariho. Wowe dukurikiye nawe nuwe murongo ugufasha muri Bibiliya? Nuwe murongo? Nanjye nzi umurongo umwe muri Bibiliya niyo mpora mvuga. Urawibuka umurongo nakubwiye turi kumwe ubushize? Unyibutse. Unyibutse. Narabuborotse ahantu nkubika ahantu kure. Ni umurongo uboneka muri Yohani 16, Yohani 3:16. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Afe bese ndawuzi mu Cyongereza, mu Kinyarwanda, mu Gishinwa hose. Mu Gishinwa ni gute? Hanyuma KAVUTSE nta mwaka ushize uvuye i Kigali? Naho kabisa. Nta n'amezi 8 arimo? Oya naye. Abandi ba diaspora iyo bagiye hanze bro kugaruka bibatwara imyaka 5 kuri 3. Waragafashe? Vancouver yakubanye nko kujya Gikondo uhita ugaruka bro? Nagarutse kubera impamvu z'akazi. Ntabwo ari uvuga ngo like naragafashe yaze mfite cash za atari, like ndakora hariya. So ngorana n'abantu like bibasaba gutravelinga. So nagarutse muri Africa, actually not in Rwanda, naje hano mvuye Djibouti. Ndi kumwe nabo ba investors dukorana, and then bishyura ibintu byose, and then ni gutya nisanze hano tu. Okay. Yeah. Kuri inshuro wagarukanye indirimbo nziza yitwa Holali. Mbere ko nyereka abantu ubundi Holali bivuga iki? Haulali. Nge nahitaga Holali. Funny thing, umuntu yabereje kare ndamubwira bro, hari undi wayisomye gutya ejo. ndamubwira man basoma haulari wibuke basoma haulari ntabwo ari holari kuva yasohoka nyama
mwika mbwira abantu holali namukanye navuze mbwira Kaspi mubwira Kaspi ndashaka indirimbo yitwa holali kumbi ni haulali yeah. Haulali ni Igiswahili ngira ngo bitabyumvikana bitabyoroha mbisobanuye gutya. So haulali bivuga nta gusinzira. Bishatse kuvuga ngo Imana nacyo ni cyanditswe by the way Zaburi 124 umurongo wa 3 aravuga ngo Imana irinda Israeli nta gusinzira nta guhunyikira ngo ngukurinda aho guhozaho amaso niyo idea y'indirimbo. Okay. Yeah, avuga ngo Imana iturinda iduhozaho amaso bro. Nzi impanuka wagize ntabwo ari impanuka abantu barankomye bro, you know impamvu kiriho buriya ntugire ngo nukubera ko like wari ufite agapongosho gakomeye you know nukubera Imana bro, you know Imana yarakurinze yitambika mu bintu ntabwo Imana isinzira. Ntabwo isinzira. Haulali waturirimbira? Yeah. Hewe Mungu wa Israeli, haulali we walinda maisha yangu hausinzie. Hewe Mungu wa Israeli, haulali we mulinzi wa maisha yangu hausinzie. Yeah. Wow. Ni indirimbo yitwa Haulali, ni indirimbo ya Olivier KAVUTSE ariko ufatanyije na Deborah ndetse na Gael. Yes. Yeah, Gael na Deborah. Yeah. Indirimbo yindi waherukaga nabwo warufatanyije na Rataja. Nanone ugarukanye na Gael na Deborah kubera iki wowe ubwo nuri kwiyibagirwa bro? Oya, ntabwo ndi kwiyibagirwa. I believe in gukora ibintu hamwe, you know, gusupportingana nk'aba artists. Niyo mpamvu you know like nkunda gukorana n'abandi bahanzi kandi abahanzi like amazina yabo mutayazi cyane, so mbashaka ko like dupushinga you know mu buryo bushoboka kugira ngo ya amazina ahoraho like abantu bahora bumva you know abandi bana nabo bazamuke basically niyo mpamvu mbere yuko ariko gutaha for sure ngira ngo project zakurikira izaba ari yanjye wenyine. Mbere ko wenda tujya kuri project tukayereka abadukurikiye hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza, nshaka kubikompara. Ubundi muri gospel nzi indirimbo murarimbutse, isi irarangiye, murapfuye, nimutiyana ibyaha byanyu, sibyo? None wowe twayirukanaga muri sawa sawa. Ibintu byose nyamara bizagenda sawa sawa, ni wemera Imana ukemera ko ari umukiza wawe, ibintu bizagenda sawa. Kuri ubu ngubu ugarutse muri Haulali, urumva Imana ntiryama, Imana ntisinzira, ibigucungira. Urumva we nisa na mutima cyane kurusha ikura mutima. Kubera icyo uhitamo gukora uvuga butumwa rigendeye ku isa na mutima? Yeah, nukubera ko I don't believe muri actually ntabwo ari ubutumwa, iyo ntabwo ari gospel ikanga abantu, ntabwo ari gospel. Yaba gospel ikanga abantu yari yo gospel Yesu yari kuza avuga ngo mwese murimbuke. Ntabwo ari no kwirirwa za actually yari guhita avuga ati umuriro jyana utwika umuriro ugahita ubirangiza. Ariko yaraje agahengana yabaga ari kumwe n'indaya, yabaga ari kumwe n'abantu abo bita ngo abakoresha bikoro aba taxpayers bibaga amafaranga bya atari, you know. In fact no muri team yari afitemo Yuda umujura wa mbere you know. So I believe in fact burya umuntu avuga ibyo yabonye, you know. Imana yansanye umutima iramumuriza. Abantu benshi ntabwo babizi ariko I'm a genocide survivor. Genocide against Tutsi yabaye mfite imyaka 9 yonyine kandi ndi hano Imana irandokora inokoye ndanakizwa nza gukizwa and then nangira gukora ino ministry yo kuririmbira Imana. So ibyo bintu rero urwo rugendo rwose ukuntu Imana yabinshishijemo nibyo nanjye nibyo mpabandi nibyo niyo message yanjye muri make. Ya na band yanjye yitwaga Beautiful Ashes, byashaka kuvuga ngo Imana igubwiza mu kimbo kivu, itwara ububabare bwawe, itwara ubusharire bwawe, ikaguha ibyiza, ikaguha ikamba ry'ubwiza. Niko icyo cyanditswe kivuga. Okay, reka tuanze turebe indirimbo ya Olivier KAVUTSE afatanyije na Deborah ndetse na Gael, indirimbo yitwa Haulali. Niba ushaka kumubaza ikibazo, inyunganizi, igitekerezo kizakuraho iby'abandi, wandika ubutumwa kuri 0733330025. Hanyuma indirimbo imaze iminsi ingahe igiye hanze? I think so yasohotse kuwa gatatu, uyu munsi ni kuwa mbere, ubwo ni hafi cyumweru almost, right? Like ni nk'iminsi 4-5. Hanyuma nari nibagiye kubereka Olivier KAVUTSE kuntu yambaye neza, sugira ndabona abinyibukiye ariko sugira nawe uranze ubaye umwami wo kurunguruka neza. Ngarunguruka tureba aho twereka none.
sugira amashyishyi yari yamwije mbese atarereka abanyarwanda icyangwe inkweto ni gutya ihagaze hanyuma bro ko ikunda kwiyambara amakabutura me ni sama iyo muri sama wowe ubona hano uri ku mafu ya danje ukagira ngo twese niko tumeze hanze hari ubushyuhe bumwe buteye ubwoba so hari ikibazo twe twabajije abantu ngo batubwire nabo umurongo wabafashije muri Bibiliya nkuko nababwiye wanjye nawe ukavuga wawe uyu ngo yagize ati hello fata ku mavuta umurongo umfasha uvuga ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa uwo muhungu ararenze pe ngayo nguko ubwo niwe bari kuvuga undi nawe ati shalom shalom fata wakoze kutuzanira Olivier KAVUTSE Haulali ni indirimbo nziza none se umuntu ushaka guhura abantu bari kuduhamagara kuri WhatsApp ntago byemewe none se umuntu ushaka guhura nawe yamubona gute murakoze blessings nitwa MG Lisi prayer house sinzi niba azi prayer house niho dukorera niho mba ndi kabisa ni ahantu hari centre y'abajane hariya Kicukiro imbere ya Lamane kuri etage ya 3 so ni karibu kabisa anytime Hello ngewe ndi Gisenyi no kuri uwo musore nakomerezaho aririmba neza nahise nanamukunda cyane pe mbonye indirimbo ye ni nziza ifite video nziza gusa icyo mubaza iyo video bayikoreye hehe hano Kigali twayikoreye muri bahita gute industrial zone muri hariya imasoro yes niho twayikoreye mwiriwe fata nkushimiye kubw'uwo musaza wacu watuzaniye gusa ndi umukobwa w'imyaka 23 nta mubyeyi n'umwe mfite muri make ndarwana n'ubuzima ubumaze iminsi 2 nihisha ubuyobozi kubera mitiweli nose uragira kavutsa gutangira mitiweli uyu munsi nakiriye abantu benshi bafite ibibazo mitiweli ndayimwishyure nta kibazo mitiweli si 3 ngira ngo mitiweli ni hagati ya 3 na 2 bro ku muntu umwe ni 3 ariko use mitiweli ni icyo niyo akeneye mitiweli nicyo we yamentioninze ko amaze iminsi 2 yihisha ubuyobozi kubera mitiweli fata amafaranga ya mitiweli y'uyu mukobwa ikanyatangira hano live uyu munsi abatumirwa nabasatse ewana ubwo nimuzajya mubura ubwenge nyine murengejeho na 2 yo kuzaza kuyafata 5 cyawe hariho na 2 cyo kuzaza kuyafata kambe nyashyizemo hano uwo Morandi banki wika neza ntago nakurya reka twumve n'undi noneho no ku murongo wa telefone mbere yuko dusezera kavutse ku murongo wa telefone Jackson Mamba mukarara ama telefone uyu nguyu ngo niba kuko Hello yes Yego wiriwe neza Yego ikibazo inyunganizo ushaka kubaza kavutse urashaka kumubaza nyine mbere yuko mubaza reka musubiza akantu wari umubajije ngo kubera icyo afite direde kandi ari umurokore Yego ubwo uzanye inyunganizi inyunganizi gusa direde nyine ntabwo biba bifasha ku muntu bitewe n'uburyo ameze utamucira urubanza Yego gusa nyine ikibazo nifuza kumubaza tuzi abasitari benshi abasitari benshi nyine bakora muzike gusa batangiriye muri gospel birangira bagiye muri sekira ese namubazaga we nta gahunda afite yo kuba yakora sekira cyangwa se yihariye gukora gospel Yego reka gusubize uva ku murongo wa telefone agusubize ikibazo kirumvikana sugira dufashe uyu mugabo asubize rwose arebana n'abanyarwanda fresh abantu benshi abahanzi benshi batangiye bakora gospel nyuma baza kwisanga bakora secular music afite impungenge yuko nawe ariyo nzira so nabonye DJ Caspi ari kuzunguza umutwe nawe ari kwemeranya n'uyu mutipe anyways nawe nemeranya nawe ahanini ku bintu yavuze cyatire cyo nagishubije actually ibindi byo kuva muri gospel byo man like ibyo ngibyo ni ibintu biri nabimusubiza kubera ko ashaka kubimenya ariko ntago mvuga ngo nava muri gospel you know kubera ko kuba muri gospel icyambere nagakiza like personal salvation yawe
naho bihuriye actually no kuririmba. In fact kuba mu artist ngewe creativity yanjye like iri free, you know, ntabwo ngiye kuvuga ngo nzajya ngo kuririmba ibintu like bidahesha Imana icyubahiro n'ibiki byose, ariko ikintu kijyanye no kuvuga ngo kuririmba ibintu bitandukanye byo kwisi, I can sing that. Mfite indirimbo muri studio ndi gukorera umugore wanjye right now, yego, so like I can sing about ibyo nshaka byose, you know what I mean, yende free gutyo, ariko indirimbo z'Imana for now. Ibyo ngibyo byo kumbaza uko bizagenda ntabwo mbizi, tuzabimenya tuhageze, you know. Okay. Yeah. Fata abatumirwa wazanye bose barasenga pe, fata Imana igiguha umugisha, nabikunze cyane. Hanyuma Kavutse dusengere usoza ikiganiro kugira ngo mukanya dutanga umwanya tunasoza. Yeah, sure, nta kibazo. Witeka Mana, turagushimiye, tuguha icyubahiro, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko uduha imigisha myinshi y'ubwoko bwose, kandi ukabiduhera ubuntu nta kiguzi, nta kidusaba, ukaturinda, ukatugirira neza. Ngushimiye show, ngushimiye Fata ku mavuta, ngushimiye DJ Caspi n'umukameraman ndetse na technique, group technique yose iri hano. Mwami ndagusaba kugira ngo bahe umugisha, ubagirire neza, ubagenderere, ubahe ubiyereke mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku buryo batazigera bagira doubt nimwe yuko Imana iriho kandi ifite imigambi myiza ku buzima bwabo. Usengera imiryango yabo, ubagirire neza. Iyi business ya Flash FM na Flash TV nyigushyize mu biganza, uyihe gutera imbere, uyihe guhora irumbuka, ubahe ibyiza byose. Mwami Imana ndagushimiye, nguha icyubahiro cyose, ineza n'icyubahiro n'ibi byawe, mu izina rya Yesu nisabye nizeye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.